nk'uko wacukura umwobo muremure cyane ariko utazi icyo uwucukurira, nyuma ukisanga ari wowe ugomba kurohwamo. Ese amakuru ku bigendanye n'ubuzima twaba tuyaha agaciro ki? Wabishaka utabishaka, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu n'abahanga mu by'ubuzima bagira bati kwirinda biruta kwivuza. Ntugacikwe n'ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kuri Goodreach TV buri ku cyumweru saa 12 z'umugoroba no kuwa kabiri saa 3 za mu gitondo. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima uzajya usobanukirwa buri kimwe cyose gishingiye ku kinyabuzima, aho kiva kikagera, haba ku isi, mu nyanja, mu isanzure n'ikuzimu niba habaho. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kandi uzasobanukirwa byinshi ku muntu, inyamaswa, ibyaremwe ari byo bimera, amakuru acukumbuye ku binyabuzima. Uzasobanukirwa iby'indwara z'ibyorezo, indwara z'ibikatu, indwara zikira n'izidakira, ndetse n'izo twitera ubwacu tuzize kutamenya. Muri iki kiganiro kandi uzanasobanukirwa amakuru y'ibyamamare bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Aha kandi tuzaganira ku bimera bitandukanye, ariko kandi tuvuge no ku biribwa. Tuzanasobanukirwa kandi ubuzima bw'inyamaswa, zaba izo mu ishyamba ndetse n'izo tubana nazo mu ngo zacu. Muzasobanukirwa inkomoko ya muntu, uko abayeho, ndetse na nyuma yo gupfa. Kutagira ubushake ku gusobanukirwa n'ibigendanye n'ubuzima, ntaho waba utaniye na wa muntu ucukura umwobo muremure atazi ko ari uri buwujyemo. Iyi ni Goodreach TV. Hari ibyo amatwi yacu yishimira kumva, hakaba n'ibyo tudashaka kumva bitewe n'impamvu. Ese ibyo tudashaka kumva nuko ari ibibi gusa? Ese kuki duhora twumva ko amatwi yacu yakumva ibyiza gusa? Kuki abantu bagira amatsiko yo kumva inkuru nziza zishimishije zishobora kubakora ku mitima yabo? Inkuru za byacitse usanga arizo zicicikana ku mateleviziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga, ariko se amakuru y'ubuzima twaba tugira ubushake bungana iki ku kuyamenya? Ese ibi ni ngombwa? Ibitabo byinshi byaranditswe kandi byaranditswe kugira ngo tubisome. Ese ibitabo bidushimisha kubisoma ni ibitabo birimo nkuruki? Ni ibitabo biteye ubwoba cyangwa ni ibitabo birimo inkuru zisekeje? Byinshi byanditswe byahejejwe mu tubati, wagera ku munyafurika ugasanga gusoma byo nta kintu bimubwiye. Njya kubategurira ikiganiro Ireme ry'Ubuzima, ahanini nagiye nibanda ku bitabo byagiye byandikwa ariko abantu benshi batagize amahirwe yo gusoma. Igitabo cyandikwa ku bw'impamvu uwacyanditse hari ubutumwa we yarashatse gutanga. Bimwe mu bitabo birimo inkuru ziteye ubwoba cyangwa se zitaryoheye amatwi yacu, abenshi baba bumva ibyo bitabo bitasomwa, bigahera mu tubati ndetse bikibagirana. Ese waba warigeze wumvaho ijambo Gehinomu? Ese iyo uryumvise utekereza iki? Ababwirizabutumwa benshi barigarutseho, waryumvise mu muhanda, wumva bo mu rugo barivugaho, ndetse hari naho warisomye mu bitabo, cyane cyane igitabo cy'ibyahishuwe kiboneka muri Bibiliya. Gehinomu iriho kandi irakora. Ntabwo Gehinomu itegerejwe mu bihe bizaza ngo nuko isi yarangiye, ahubwo ubu ngubu iri gukora. Ibyo bimenywa n'umuntu upfuye gusa. Byashyizwe hanze na Maria Gatarina Baxter ubwo yabonekewe n'Umwami Yesu Kristo mu mwaka w'1976, abinyuza mu gitabo cyiswe Ihishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Gehinomu. Mu gice cya mbere cy'iki kiganiro twarebeye hamwe uko byamugendekeye ubwo yari aryamye we akabonekerwa, Yesu akamujyana mu mwuka akamujyana muri Gehinomu. Twagarukiye mu kuguru kw'ibumoso bwa Gehinomu, mu myobo irimo ibibatsi by'umuriro aho abapfuye bayishinyaguririrwamo. Ngende Ndacyayisenga Jean de Dieu. Iyi ni Goodreach TV. Ushobora kugikurikira kandi kuri YouTube channel wandika ijambo Ireme ry'Ubuzima. Hari ikigo cyita ku buzima hano mu Rwanda cyitwa Elite Life Care 24/7. Hari abadokita b'inararibonye mu gusuzuma umubiri hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakaba bamenya ikibazo ufite bakanagikemura. Muhasanga hydrotherapy, operation machine. Iyi ni imashini isohora imyanda mu mubiri, igabanya ibinure, ikuraho uburibwe ku mubiri kuva ku myaka 18 kuzamura, ivana imiti yabaye karande mu mubiri ikaba yakongerera imbaraga, muri make usohokamo wabaye mushya. Muhasanga kandi fitness machine. Izi ni imashini zikangura ibice by'umubiri bisinziriye, zikora nka reflexology, zifasha gukangura ibice by'imyororokere, reproductive system. Abafite ibibazo by'umugongo, umunaniro ukabije, igisubizo nta kindi, ngwino muri fitness machine. Hari n'imashini zigabanya umubyibuho ukabije. Ni ikigo gitanga inama ku bigendanye n'imirire. Wifuza kugira ubuzima bwiza buzira umuze, gana Elite Life Care 24/7 ku Kacyiru, hamwe n'inzobere inararibonye umushakashatsi ku by'ubuzima Dr. Francis.
hamagara kuri nimero ziri kuri ekara yawe uhabwe ubufasha bwihuse. Twinjiye mu gice cya kabiri cy'ikiganiro kivuga kuri Gehinomu. Mu kanya gato umuriro warashiraga ugahinduka umuyonga, wakongera ukaza n'urusaku n'imbaraga nyinshi ugasatira wa muntu washinyaguririrwaga mu mwobo. Nararebye mbona umwuka wa muntu wazimiye ufungiranywe mu ishusho y'igikanka. Ndataka nti, mwami wanjye ntubasha kumukuramo? Nari ndebye uko asa, byari bibi cyane biteye ubwoba kubireba. Naramurebye ku mutima nti, ni ubuntu bw'Imana bwatumye atari njye uri aha hantu. Numvise gutaka guturuka mu mwobo wa mbere, mbona ishusho y'igikankirira yagiraga iti, Yesu ngirira imbabazi. Navuze rimwe nti, mwami ryari ijwi ry'umugore. Murebye numva nshatse kumukurura mu muriro. Kumureba byanteye agahinda kenshi mu mutima. Igikanka cyari mu ishusho y'umugore, imbere muri cyo harimo ubugingo bwe busa n'igihu cy'ikivurivundi cyanduye. Yavugishije Yesu. Natunguwe n'ubwoba ndeba umubiri waboze, wanaganaga ku magufa yari ubushwange, kandi warashyaga ugatakara hasi mu ndiba y'umwobo. Aho amaso yahoze hari imyobo y'ibinogo birimo ubusa, nta musatsi yari afite. Umuriro watangiriraga ku birenge bye ari utubatsi duto. Uko wazamukaga wuriraga umubiri we wose, ukagenda urushaho kuba mwinshi. Nubwo ibibatsi byacogoraga bigasigara ari umuyonga, uwo mugore byagaragaraga nk'aho yakomezaga gushya adatuza. Muri we haturukaga imiborogo y'ubwihebe. Yagiraga ati, mwami mwami, ndashaka kuvamo hano. Yakomeje kugerageza gushaka kugera kuri Yesu. Ndebye Yesu, nabonye mu maso he harimo agahinda kenshi. Arambwira ati, mwana wanjye uri kumwe nanjye hano kugira ngo utume isi yose umenya ko ingaruka y'icyaha ari urupfu, kandi ko Gehinomu iriho koko. Nongeye kureba wa mugore, inyo zamutondagiraga umubiri wose zivuye mu magufa y'igikanka cye. Umuriro ntiwashoboraga kugira icyo zitwara. Yesu yarambwiye ati, izo nyara ziyumvamo zimutondagira. Naratatse ni, Mana gira imbabazi. Nabonye umuriro wiyongereye cyane, kwa gushya kubi guteye ubwoba kongeye gutangira bundi bushya. Gutaka cyane n'ishavu ryinshi byahindishije umushyitsi wa mugore umeze nk'umwuka. Yesu yambwiye ati, ibyo byararangiye nta kuva aha hantu kundi. Navuze nongorera kuko nari natinye cyane. Ni Yesu, kuki ari hano? Yesu arambwira ati, ngwino. Inzira twarimo ntiyagenderaga umujyo umwe, yarazengurukaga inyuma hagati y'ibyobo by'umuriro kugeza aho amaso yanjye yagarukiraga. Numvise imiborogo y'abapfuye kandi bariho, yari ivanze n'iminiho n'urusaku rwinshi ruteye ubwoba byavaga impande zose. Nta gihe cy'ituze kiba muri Gehinomu. Umunuko w'umubiri upfuye n'uriho ubora byari byuzuye ikirere. Twageze ku mwobo ukurikiyeho. Uwo mwobo wanganaga n'uwo twari tuvuyeho. Harimo ishusho y'igikanka. Ijwi ry'umugabo ritaka riva mu mwobo rigira riti, mwami ngirira imbabazi. Kuvuga kwabo konyine niko kwatumaga amenya ko ari umugabo cyangwa ari umugore. Yavuganaga amaganya menshi n'ishavu agira ati, mbabarira umvane hano, maze imyaka myinshi aha hantu nshinyagurirwa. Ndakwinginze mvana hano. Cyari igikanka kinyeganyizwa no guhigima n'amarira menshi kigira kiti, ndakwinginze Yesu nkuramo. Narebye Yesu, mbona nawe ararira. Uwo mugabo yavugiye mu mwobo arira agira ati, mwami Yesu, sinababajwe bihagije kubera ibyaha byanjye? Kuva mfuye hashize imyaka 40. Yesu yaramushubije ati, biranditswe ko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Abashinyaguzi bose n'abahakanyi umwanya wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro. Ntiwashoboye kwemera ukuri. Inshuro nyinshi nakohereje abantu banjye ngo bakwereke inzira, ariko ntiwashoboraga kubumva. Warabasekaga kandi wanze ubutumwa bwiza. Nubwo nagupfiriye ku musaraba, warankobye ntiwabashije kwihana ibyaha byawe. Data yaguhaye amahirwe menshi yo gukizwa iyo uza kuba warumvise. Yesu ararira. Wa mugabo yaratatse ati, ndabizi ubu ndihanye. Yesu yaramusubije ati, waratinze, urubanza rwaraciwe. Umugabo yakomeje ataka ati, mwami, bamwe mu bantu banjye bazaza hano. Ndakwinginze mwami, reka ngende mbabwire ko bagomba kwihana ibyaha byabo bakiri ku isi. Sinshaka ko baza hano. Yesu aramusubiza ati, bafite abavugabutumwa, abigisha, abakuru b'amatorero bose n'abakozi banjye bavuga ubutumwa bwiza bazababwira. Bafite n'akarusho ko kugira uburyo bw'itumanaho rigezweho bya kijyambere n'izindi nzira nyinshi zo kwiga ibyanjye. Nohereje abakozi kugira ngo bemere bakizwe. Niba batazemezwa n'ubutumwa bwiza, ntibazigera bemera nubwo babona uwazutse avuye mu bapfuye. Amaze kumva ayo magambo, yatangiye kuvuga amagambo mabatuka Imana, ayivuma. Narebaga numiwe mfite ubwoba bwinshi. Ibibatsi by'umuriro byarazamutse, umubiri upfuye ubora watangiye gushya kandi ugwa hasi. Imbere y'iki gishishwa cy'umuntu cyapfuye, nabonye umutima usa n'igihu cy'ikijuju cyanduye gikwiriye hose mu gikanka. Narahindukiye mbwira Yesu nti, mbega ibintu bibi biteye ubwoba. Yesu aravuga ati,
umuriro ko kuriho, urubanza narwo ruriho. Mwana wanjye, abo mu muriro utazima ndabakunda cyane. Iri ni itangiro ry'ibintu biteye ubwoba ngomba kukwereka, hari byinshi biri imbere. Mbwirira isi yose uti umuriro uriho koko, utabagabo n'abagore bagomba kwihana ibyaha byabo. Ngwino nkurikire, tugomba gukomeza. Mu mwobo wakurikiyeho harimo umugore ufite urubavu ruto, yasaga n'ufite imyaka 80. Sinshobora kuvuga uko namenye imyaka ye, ariko narayimenye. Uruhu rwari rwaravuye ku magufa, rwakuweho n'ibibatsi by'umuriro byakaga bidatuza. Hari hasigaye amagufa gusa, muri yo harimo umwuka wanduye w'ikijuju. Naritegereje mbona umuriro umutwika. Muri ako kanya nabonye amagufa gusa ari yasigaye, kandi inyo zayatondagiragamo imbere. Izo nyo umuriro ni wazitwikaga. Natatse ngira nti, mwami, mbega ukuntu ari bibi birenze. Sinzi uko nakomeza kuko ibi ni bibi birenze ukwemera. Kugeza aho nashoboraga kureba, nabonaga imyuka ishya mu myobo y'umuriro. Yesu arambwira ati, mwana wanjye, niyo mpamvu uri hano, kumenya kandi ukavuga ukuri ku byerekeye Gehinomu. Ijuru ririho na Gehinomu iriho. Ngwino tugomba gukomeza. Narakebutse ndeba wa mugore, gutaka kwe kwari kubabaje cyane. Nakomeje kumwitegereza mbona ibiganza bye by'amagufa yabishinze hamwe. Yari ameze nk'umuntu urimo gusenga. Sinashoboye kwihangana ndarira. Nariraga ndi mu ishusho y'umwuka. Nasobanukiye ko abantu bari muri Gehinomu nabo baba bazi kandi basobanukiwe ibi byose. Yesu yari azi ibyo ntekereza. Aravuga ati, nibyo mwana wanjye, barabizi y'abantu baje hano. Baba bafite ibyumviro n'ibitekerezo nk'ibyo bari bafite bari ku isi. Bibuka imiryango n'inshuti inshuro nyinshi bahawe amahirwe yo kwihana, bakanga kubikora. Ntibajya bibagirwa na rimwe, bahora bibuka. Iyo baza kwemera ubutumwa bwiza bakihana hakiri kare. Nongeye kureba wa mukecuru mbona afite ukuguru kumwe gusa, kandi byasaga nk'aho amagufa y'itako rye harimo imyobo batobaguye. Nabajije Yesu nti, ibi ni ibiki? Yaransubije ati, mwana wanjye, igihe ari ku isi yarwaye kanseri kandi yararibwaga cyane. Baramubaze bajya ngo bakize ubugingo bwe. Yagumye hasi ari umukecuru wuzuye inzika kumara imyaka myinshi. Benshi mu bantu banjye baje kumusengera no kumubwira ko nshoboye kumukiza. Yavuze ati, Imana niyo yangize itya. Yanze kwihana ngo yemere ubutumwa bwiza. Yigeze no kumenya, ariko ikindi cyaranyanga. Yavuze ko adakeneye Imana kandi ko adashaka ko mukiza. Nyamara naramwinginze, nshaka kumufasha, nshaka kumukiza no kumumugisha, ntera umugongo aramvuma, avuga ko atankeneye. Umwuka wanjye waramwinginze, na nyuma yaho yanteye umugongo, ngerageza kumukurikira. Umwuka wanjye ntiyashoboraga kumva, nyuma yarapfuye aza hano. Uwo mukecuru yatakambiye Yesu ati, ubu noneho mbabarira. Nicishije icyatumye nihana nkiri ku isi. N'amarira menshi yuzuye agahinda kenshi, atakambira Yesu ati, mwami, fasha umvane hano, nzagukorera, nzaba umuntu mwiza. Simaze kubabazwa bihagije koko? Ni kuki nategereje kugeza ubwo umwuka wawe urekeraho kuruhanya nanjye? Yesu yaramubwiye ati, wagize amahirwe yo kwihana kenshi na kenshi ngo unkorere. Mu maso ya Yesu hari huzuye agahinda. Ubu narebaga wa mukecuru atakana, aribajije nti, ni iki gikurikiraho? Numvise ubwoba bunzengurutse ahantu hose. Njye na Yesu twagiye dufite agahinda kandi tubabaye, tujya ku mwobo ukurikiyeho. Imbaraga ze zonyine nizo zatumye nkomeza. Nakomeje kumva gutaka no kwinginga kwa wa mukecuru biva kure, asaba kubabarirwa. Naratekereje nti, iyo ngira icyo mukorera namufasha. Mariya Gatarina aratanga inama agira ati, umunyabyaha ndakwinginze, ntutegereze kugeza aho umwuka w'Imana uzarekeraho kuruhanya nawe. Ushobora kuba ukunda kureba filime ndetse ukumva nawe wifuje kuba umukinnyi wazo bitewe n'ubwoko bwa filime ukunda. Ushobora kuba umukinnyi w'icyamamare unyuze mu Ireme Art Academy, aho utozwa gukina filime n'ikinamico ndetse no kuba umwanditsi wabyo. Iyi myitozo iba kabiri mu cyumweru, ikamara amezi 2. Nyuma yo gutozwa uhabwa impamyabumenyi, ukaba umwe mu bakinnyi b'iyo kampani, ndetse kampani ikagufasha kuguhuza n'ibindi bigo bikora sinema mu rwego rwo kukuzamura vuba. Mu mwobo wakurikiyeho hari umugore upfukamye nk'aho ashaka ikintu yabuze. Igikanka cye nacyo cyari cyuzuyemo imyobo. Amagufa ye yarashinyitse, ikanzu yicitse yarashyaga. Umutwe we wari uruhara, kandi aho amaso ye n'izuru byahoze hari imyobo gusa. Ibirenge bye byari bizengurutswe n'umuriro muke wakagaho yari apfukamye. Hanyuma yarakambakambye mu mpande za wa mwobo w'ubumara
cyangwa se w'amazuku. Umuriro wahereye ku biganza bye kandi inyama z'umubiri we zakomezaga kugwa hasi ubwo yari arimo gucukura. Yahindishijwe umushyitsi n'amarira menshi ashavuye. Yaratakaga agira ati, mwami ndashaka kuvamo. Kera kabaye agera hejuru ya wa mwobo agendesha ibirenge. Twararebaga, nagize ngo agiye kuvamo ubwo umudayimoni munini ufite amababa manini ariko asa nkaho yavunitse ku mutwe kandi anaganaga ku mpande zayo avuduka n'imbaraga ajya aho yari ari. Ibara rye ryari umukara w'ibihogo. Yari afite ubwoya bwinshi bukwiriye ahantu hose ku mubiri we munini. Amaso ye yari ari kure cyane mu gihanga mu mutwe kandi yari ameze nk'ikirura cyangwa idubi gikunda kuboneka mu misozi miremire yo muri Amerika y'Amajyaruguru. Uwo mudayimoni yirutse yihuta asumira wa mugore aramusunika cyane, umutura mu cyobo kirimo umuriro. Nabyitegereje mfite ubwoba ndikanga cyane ubwo yari aguye. Numvisha nteye imbabazi nyinshi, nshaka kumuterura no gusaba Imana ngo imukuremo imukize. Yesu yamenye ibyo ntekereza aravuga ati, mwana wanjye urubanza rwaraciwe. Yungama ati, n'igihe yari umwana namuhamagaye kenshi ngo yihane kandi ankorere. Ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko, naje aho yari ndamubwira nti, ndagukunda nk'ubugingo bwawe, hanyuma uzunkurikire, kuko naguhamagariye umugambi udasanzwe. Namuhamagariye iminsi ye yose ariho, ariko ntiyashoboye kumva. Yaransubije ati, umunsi umwe nzagukorera. Ubu nta gihe nkufitiye, nta mwanya mfite wo kugukorera, nkeneye kwinezeza. Yesu, ubu nta mwanya namba wo kugukorera, nzaba nkukorera ejo. Ejo iyo ntiyageze kuko yakomeje kwitegereza kugeza ubwo atunguwe. Uwo mugore yatakiye Yesu ati, nukuri ubugingo bwanjye burashinyagurirwa. Nta kuntu nava aha hantu koko. Nzi ko nashakaga isi mu cyimbo cyawe. Nashakaga ubutunzi mwami, kumenyekana, amafaranga ndetse n'ibintu by'igiciro cyinshi, kandi ibyo byose narabibonye. Nashoboraga kugura icyo nashakaga cyose. Narigengaga. Ninjye warushaga abagore bose mu gihe cyanjye ubwiza no kwambara neza, kandi nari mfite ubutunzi, amafaranga, nari nzwi cyane, mfite ibintu byinshi. Nyamara nasanze ko kujyana nabyo napfuye bidashoboka. Ayi mwami, Gehinomu iteye ubwoba, ni mbi cyane ku manywa na nijoro. Sinjya nduhuka, iteka ryose mpora mu buribwe no gushinyagurirwa. Arataka ati, fasha mwami. Uwo mugore yarararamye arebana na Yesu urukundo rwinshi ati, mwami iyo nza kuba narakumviye nzabyicuza iteka ryose. Nari naragambiriye kugukorera mu gihe cyanjye, nzaba numva niteguye. Natekereje ko uzahora untegereje. Nari umwe mu bagore bashakwaga cyane, abagabo benshi banyirukagaho kubera uburanga nari mfite. Namenye ko Imana yampamagariraga kwihana. Mu buzima bwanjye bwose yankururishije imiringa y'urukundo, ariko natekereje ko nashoboraga gukoresha Imana nk'uko nakoreshaga abandi bantu bose igihe cyose yabaga ihari. Nibyo koko nakoresheje Imana. Yagerageje cyane kumbona ngo nyikorere. Muri icyo gihe cyose nabonaga ko ntayikeneye. Mbega ukuntu nibeshye. Natangiye gukorera Satani kurushaho, hanyuma mukunda kurusha uko nakundaga Imana. Nakunze gukora ibyaha sinahindukirira Imana. Satani yakoresheje ubwiza bwanjye n'amafaranga yanjye, kandi n'ibitekerezo byanjye byose byarebaga ububasha n'imbaraga yashoboraga kumpa. Nubwo byari bimeze bityo, Imana yakomeje kunyinginga. Nanjye ku mutima nti, mfite ejo n'ejo bundi haracyari kare. Nyamara umunsi umwe ndi mu modoka ngenda, umushoferi wanjye yagonze inzu mpita mpfa. Nyuma y'ayo magambo yaboroza ati, mwami mbabarira unkuremo. Ubwo yavugaga ibiganza bye n'akamagufa bishaka gukora kuri Yesu, ari nako umuriro wakomezaga kumutwika. Yesu aravuga ati, urubanza rwaraciwe. Amarira mushoka ku matama. Tugenda twerekeza mu mwobo wakurikiyeho. Narariraga kubera ibibi byo mu muriro utazima. Nabonaga biteye ubwoba cyane. Naratatse nti, mwami mukundwa, mbega gushinyagurirwa kw'imitima iri hano. Nta byiringiro, nta buzima, nta rukundo. Gehinomu iriho koko, nta nzira yo kuyivamo. Ndibaza nti, agomba gushya iteka ryose muri ibi bibatsi by'umuriro. Yesu aravuga ati, igihe kirimo kirahita, tuzagaruka ejo. Nshuti, niba ukora ibyaha ndakwinginze ihane. Niba waravutse bwa kabiri ukaba warateye Imana umugongo, ihano yigarukira uba umuntu mwiza kandi uharanira ukuri. Kanguka igihe kitari cyarenga, nibwo uzashobora kubana n'Imana iteka mu ijuru. Yesu yongeye kuvuga ati, Gehinomu iteye nk'umubiri w'umuntu uryamye mu isi hagati kuzimu. Iteye nk'umubiri w'umuntu, ni nini cyane kandi ifite ibyumba byinshi by'agashinyaguro. Wibuke kubwira abantu bo ku isi, amamiliyoni y'imyuka yaciriweho iteka ari hano, kandi n'indi myinshi ntisiba kuhagera buri munsi. Ku munsi w'imanza ukomeye, urupfu na Gehinomu bizajugunywa mu nyanja yaka umuriro. Urwo ruzaba ari urupfu rwa kabiri.
reka tube dusubikiye ahangaha. Turabashimira cyane kuba mwadukurikiye. Iki ni igice cya kabiri kivuga kuri Gehinomu. Mu gice cya gatatu tuzarebera hamwe ibyo mu kuguru kw'iburyo bwa Gehinomu. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima mugikurikira kuri Goodrich TV. Ndashimira cyane Munyembabazi Theo uri kuvuga mu ijwi rya Yesu. Ngende Ndacyayisenga Jean de Dieu ndi kuvuga mu ijwi rya Maria Gatarina. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, aho ushobora no kugikurikira kuri YouTube channel wandika ijambo Ireme ry'Ubuzima. Ndabashimiye cyane. Byanditswe mu ijambo rye, haleluya, muhugukire urakizwa. Ni nk'uko wacukura umwobo muremure cyane ariko utazi icyo uwucukurira, nyuma ukisanga ari wowe ugomba kurohwamo. Ese amakuru ku bigendanye n'ubuzima twaba tuyaha agaciro ki? wabishaka utabishaka, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. Niyo mpamvu n'abahanga mu by'ubuzima bagira bati kwirinda biruta kwivuza. Ntugacikwe n'ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kuri Goodrich TV buri ku cyumweru saa 12 z'umugoroba no kuwa kabiri saa 3 za mu gitondo. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima uzajya usobanukirwa buri kimwe cyose gishingiye ku kinyabuzima, aho kiva kikagera, haba ku isi, mu nyanja, mu isanzure, n'ikuzimu niba habaho. Ikiganiro Ireme ry'Ubuzima kandi uzasobanukirwa byinshi ku muntu, inyamaswa, ibyaremwe ari byo bimera, amakuru acukumbuye ku binyabuzima. Uzasobanukirwa iby'indwara z'ibyorezo, indwara z'ibikatu, indwara zikira n'izidakira, ndetse n'izo twitera ubwacu tuzize kutamenya. Muri iki kiganiro kandi uzanasobanukirwa amakuru y'ibyamamare bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Aha kandi tuzaganira ku bimera bitandukanye, ariko kandi tuvuge no ku biribwa. Tuzanasobanukirwa kandi ubuzima bw'inyamaswa, zaba izo mu ishyamba ndetse n'izo tubana nazo mu ngo zacu. Muzasobanukirwa inkomoko ya muntu, uko abayeho, ndetse na nyuma yo gupfa. Kutagira ubushake ku gusobanukirwa n'ibigendanye n'ubuzima, ntaho waba utaniye na wa muntu ucukura umwobo muremure atazi ko ari uri buwugemo. Iyi ni Goodrich TV.